Good morning dear friend. Igihe rero bakubwiye ngo sell C5 uhita nyine kuri Clash 500 warangiza muri chat yayo ukaza kuri kano gasaraba ko hejuru kabanziriza F, iyo gakozeho haza ijambo ni crochet, none warangiza iryo ijambo riguha imirongo ibiri inyuranamo muri chat, ngira ngo murayibona, kandi ukabona hirya price imiragenda yihindagurika uko imanuka nayo igabanuka, uko uzamura izamuka. Icyo ukora ni iki rero, uhita ureba aho ngaho nyine umukara urimo imibare uri kugenda uzamuka umanuka, hirya ku ruhande ukayituza ukareba aho wa mubare uri 9734. Yes, ukaba washyira pending order, cyangwa se ukareba buno bururu buri hano buri kugaragara, ubururu buri kugaragaramo imibare, ugategereza yuko igera kuri 9734. warangiza ukahita uza hano, warangiza ukadjustinga lot size ukayikuramo ugashyiramo lot size nto, uwo ni 0.2 no 0.2. warangiza ugategereza yuko ihagera hahandi. Iyo ihageze nta kindi uhita ukora, uhita ukora icyo bita sell market. Reka dutegereze igeze ku 9, ngira ngo hano murayibona, urebeye n'ahangaha kuri ino mirongo, kuri kano ino mibare itukura iri mu mutuku n'ingi iri mu bururu, nshatse naguma hano ategereza yagera ku 9734 ahita nkora sell. Let us wait. Wibuke yuko the market ishobora kwita imanuka itari yahagera, ariko better to wait. Dutegereze turebe ko ihagera, dutegerereje ahangaha. Mu mutuku wo hejuru urabona ni bibiri hejuru, mutuku urabona ni 97338. Yes, bigezemo. Reka mite ntanga order. Now ubu nanze order, niyo mpamvu rakwereka done, ukahita ubona ko bari kukwereka uko biri kugenda. Yes, I wait what will happen next. Ndategereza kuko nta stop loss nashyizemo, nta target profit, just I wait for. Bitangira biri mu mutuku, ariko iyo isoko waryanarije neza biraza kurangira biri mu bururu.